Okay, murakaza neza rero kuri YouTube channel Nyero official nkuko muzina mungu wanyu iradukunda Jiva. Ndakeka rero ku munsi ushize cyangwa se video cyangwa se content iheruka nabayeretse kuntu nyine uriya mwana Denzo yarari kumwe na Debeni bagahatwika ko kubona ko nyine ari ibintu byiza cyane kubona umuhanzi nka Debeni aza kumotiva abana ba Sherrie Foundation ba Sherrie akababwira ati rero mw'abana mwe mufite impano mugomba gukora cyane impano zanyu zizabakize kandi mukiga cyane nyine kubona umuhanzi nka Debeni nabwe ko ari umuhanzi wa kabiri mu Rwanda niba atari uwa mbere ukunzwe cyangwa se unarenze nyine ibikorwa bye tubikunda cyane kubona rero iraje kumutiva abana ba Morex nako ba Sherrie Foundation ni ibintu byadushimisha cyane ibintu twakunze gusa twaribajije ati se kuki nta wundi muhanzi nari numva wagenda kuri Morex Kids ngagenda babwira ibyo twabivuze ntabwo tubitindaho nyiri gukora iyi nkuru ndi kuvuga ati ngo Debeni ngo na Sherrie Foundation ntago nari nzi ko agiye kuza undi muhanzi none narenze no muri Afrika ngo aje yongere abwire bari abana ati mwabana mwe rero umukomereza aho ngaho nyine n'abana ubona bundi bari abana muri Visit Rwanda pe ntabwo ubundi Sherrie ni umukobwa ugenda ukabazanira ibyamamare bya danger by'umwihariko abahanzi nyine bakaza bakifatanya bagasubiramo indirimbo zabo bakazikora neza cyane nyine ukumva ko nawe nyine akinamo akantu ka Visit Rwanda no kwamaza u Rwanda nyine urumva ko biza gusa niyo yakamamaza u Rwanda ntabwo yageraho Morex Kids yageze n'umva ikintu cyo kuva ku mupaka ukambuka ku mupaka ukagenda ukarenga muri biriya bihugu byose ukanyura Qatar ukanyura muri Armenia wambaye imyenda ya Visit Rwanda ugakora ibintu byiza cyane nyine bakagaragaza ko ari abana b'u Rwanda twakomeje gushimira cyane man ngiye muzakunda kumva kuvuga cyane muvuga ati yakora muntu nawe nagahindura content oya ni ibintu byumvikana man ni gute umwana agiye agafata indege akanyura Qatar akanyura Armenia agakora ibitaramo yambaye imyenda Visit Rwanda najye n'umuhanzi n'umwe muri Afrika cyangwa se wo mu Rwanda by'umwihariko we katuzwe mu Rwanda azavuga ati mwebye pe ibintu mwadukoreye ni ibintu byiza cyane gusa nyine icyo nagira nganga mbereke dore uwo nguwo rero nuwo bita ntabwo umufashize nakusa ndamuzi cyane gusa nyine namwibagiye uwo nguwo namwe nabizi uwo mwana rero wo muri Sherrie Foundation nawe abamuzi baramwandikira muri comment amunyibutse uwo nguwo nawe yarakumwe na Diamond platinumz ni umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania muramuzi cyane hango rero bari bishimye nabo uwo ntabwo ari we muhanzi ukomeye cyane bahuye nabo bana oya nabana bahuye na Sherrie waririmbye Dare nabana bahuye n'abahanzi bakomeye cyane ba Debeni wa wundi bakoranye indirimbo yejo wundi nyine n'abantu ubona ko bari ku rwego rw'ejuru cyane kurusha Morex Kids gusa nyine ntabwo twakomeje kuvuga ati ngo barabarinze pe kuko Morex Kids ibintu dukorera nawe ari wowe watera inkunga muri Morex Kids abafana ba Morex Kids none ugiye kubareba ubusanga ari cyane mu gihugu cy'u Rwanda gusa ukibaza ati se bipfira hehe ibi ni ibintu byiza cyane ntabwo twabanenga n'abantu bahanzi kuba baza akavuga ati byuze reka tujye kureba ba Sherrie Foundation nabwo ntabwo ari ibintu bigayitse cyane gusa na Morex Kids bajya babatekerezaho ngiye numvaga ariyo message natanga muri iyi content gusa rero nimba wumva iyi video ikunyuze ukoze ahantu handitse subscribe ukakanda warangiza ukareba n'izindi video nakoze bari video nyinshi cyane nabakoreye hanyuma tukajya twibanira muri content nk'izi ngizi zishima cyane ndakunda cyane n'uwa mungu wanjye dukunda Jiva ciao ciao.